nutagira n'icyo ubona ariko uzongera usenge, nutabona n'ibimenyetso byo gutabarwa ariko uzasenge, n'imirindi yo gutabarwa nutanayumva ariko uzasenge. Ntuzacike intege zo gusenga, ntuzahagarike gusenga, gusenga ntuzabivemo, gusenga ntuzabireke, gusenga uzabihorane. Gusenga ni ibya mbere kandi gusenga ni byiza. Iyo abantu bahuye n'ibyago n'amakuba, nta kindi shitani akwakiriza cyambere akubwira, arakubwira ngo imbere wasengeye wabonye iki, akakubwira ngo nushaka ubireke. Nubona hari ikibazo gitumye udasenga, nubona hari intambara zituma udasenga, nubona hari umuntu w'inshuti yawe utuma udasenga, uzamenye ngo ikintu cyose cyakubuza gusenga kizaba kiguhemukiye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo senga, kandi gusenga ntuzigere ubireka. Gusenga urifuza kwambara neza, urifuza guha Imana ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere neza iruhande rwa Equity Bank aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene niho turi ubu nonaha. Ndasuhuza abakunzi banjye bari hafi ndetse na kure. Ndasuhuza abakurikirana Mama Sharirene, abakunzi b'ibiganiro nkora, abakunzi b'igikoni, abakunzi b'isuku, abakunzi b'inama n'impuguro n'ijambo ry'Imana. Muri aka kanya rero Imana ibahe umugisha. Ubwo rero nizere ko mumeze neza kandi umwaka mu butangiye muguwe neza. Nizere ko amaboko y'Imana yabaye magari kuri mwebwe, kandi nizere ko urukundo rw'Imana rwabagezeho. Ibyo utabonye mu mwaka washize muri uyu wabibona, aho bitagenze neza mu mwaka washize muri uyu nguyu byakunda. Icyo nzi nuko bucya bucyana yandi, nta joro ridacya. Ijoro uko ryangana kose rigira igitondo, kandi n'igitondo burya uko kimera kose kigira umugoroba. Rero nimukomere ntimugatake nk'abatagira Imana. Imana irahari ku bwacu, kandi ifite umugambi w'ibyiza Imana igomba kutugirira. Muri aka kanya rero mbasabiye umugisha kandi mbasabiye ibyiza. Muri aka kanya nsabye ko uyu mwaka uzababera mwiza, uzababere ibitwenge n'ibyishimo. Tuzavugana ikindi gihe mufite amashimwe byo muri uyu mwaka. Hanyuma ikintu ushaka ko tuganira nonaha, ndashaka kubabwira ngo mu bintu uzareka, mu bintu uzarambika, ntuzareke gusenga. Niryo jambo ushaka kuganira namwe, nicyo kintu ushaka kubashishikariza. Ndashaka kubwira abankurikiranye mu ntambara unyuramo, mu bibazo ucamo bya buri munsi, ntuzigere ureka gusenga. Ndongera mbivuge bwa gatatu, ibibazo uhura nabyo, intambara urwana za buri munsi, ntuzigere ureka gusenga. Gusenga uzasenge, nutagira n'icyo ubona ariko uzongera usenge, nutabona n'ibimenyetso byo gutabarwa ariko uzasenge, n'imirindi yo gutabarwa nutanayumva ariko uzasenge. Ntuzacike intege zo gusenga, ntuzahagarike gusenga, gusenga ntuzabivemo, gusenga ntuzabireke, gusenga uzabihorane. Gusenga ni ibya mbere kandi gusenga ni byiza. Iyo abantu bahuye n'ibyago n'amakuba, nta kindi shitani akwakiriza cyambere akubwira, arakubwira ngo imbere wasengeye wabonye iki, akakubwira ngo nushaka ubireke.
nubona hari ikibazo gitumye udasenga, nubona hari intambara zituma udasenga, nubona hari umuntu w'inshuti yawe utuma udasenga, uzamenye ngo ikintu cyose cyakubuza gusenga kizaba kiguhemukiye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo senga, kandi gusenga ntuzigere ubireka. Gusenga uzabigire ibya buri munsi, nkuko udashobora kwibagirwa, udashobora kwibagirwa kwambara, n'ugusenga ntukabyibagirwe. Gusenga uzabishyire mu mwanya wa mbere, gusenga uzabishyire mu byangombwa byawe bya hafi, gusenga uzabigire nk'ibyo kunywa ukunda gukenera mu buzima, gusenga uzabigire nk'ibyo kurya ushobora gukenera mu buzima. Gusenga ni ingenzi, gusenga ni ibya mbere, kuko n'abatubanjirije barasenze, kandi barasenze Imana irabumva irabakiza. Nibishaka ko tuganira gusenga. Gusenga ntuzigere ubihararukwa, gusenga ntuzabitera umugongo, gusenga uzabigira ibya mbere, gusenga uzabigira ibyangombwa. Ubuzima bwawe uzabwinikemo gusenga, imibereho yawe uzayigira iyo gusenga. Gusenga ntuzabitesha agaciro, gusenga ntuzabigabanye, ahubwo gusenga uzabigire byinshi cyane, kuko mu masengesho niho tuganirira n'Imana. Mu masengesho niho Imana itubwira ikiri ku mutima. Mu masengesho tuba turi kuganira n'Imana, kandi iyo turimo gusenga tuba turimo kubakwa mwe ibyejo hazaza. Mu masengesho niho tuganirira n'Imana, mu masengesho niho tuvuganira n'Imana, mu masengesho niho duhererwa amasezerano, kandi mu masengesho niho amasezerano yacu hasohorera. Ni mu masengesho. Burya ibintu byinshi bikemurwa no gusenga. Ibintu bidakemurwa no gusenga ni bya bindi bishobokera abantu, ni bya bindi byoroshye kubibona. Ariko ibintu byose bikomakomeye, ndetse n'ibintu byose bidashoboka, nta handi bishobokera, ni mu masengesho. Imana ishimwe. Reka nze mbabwire, umuntu witwa Morodekayi, Imana ihabwa icyubahiro, yigeze atuma kuri Esiteri, aramubwira ati Esiteri, ubwoko bw'Abayuda bwaguzwe, bagiye kutwica kuva ku mutwe kugeza ku mukecuru n'umusaza. None Esiteri, aho ngaho uri ibwami, ukwiye kuhagirira iki? Umumaro. Esiteri aramubwira ati ngiye gufata amasengesho y'iminsi 3, tugomba kuvuguruza itegeko rya Hamani ushaka kumara bene wacu. Arangije abwira Morodekayi ati wowe uteranya Abayuda bose bari Shushani, munsabire, nanjye ngiye kuyinjiramo turayafatanya. Imana ihabwa icyubahiro. Maze ngo bafatanya amasengesho y'iminsi 3. Ngo ubwoko bw'Abayuda bwari bwaguzwe, hari hasohotse itegeko rivuga ko Abayuda bagomba kwicwa, hakaba amatongo. Ngo maze basenga iminsi 3. Abayuda barasenga, Morodekayi nabo bari kumwe nabo barasenga, Esiteri nabo bari kumwe ibwami nabo barasenga. Basenga basaba uburenganzira bwo kubaho, basenga basabira ubuzima Abayuda, basenga bari kuvuguruza, bavuguruza itegeko rya Hamani. Barasenga. Kambabwire, Hamani yari igishyitsi ibwami, nta muntu wari kukirandura. Yari yarahateye amatako, ariwe baha promosiyo za buri munsi. Ariko amasengesho aragenda akomanga ku rugi rw'umwami aho aryama. Amasengesho akangura umwami. Amasengesho atuma umwami abyuka mu rukerera. Amasengesho atuma umwami afata inkoni ayitunga Esiteri. Amasengesho ategeka ururimi rw'umwami kugobodoka. Umwami abwira Esiteri, reka mbabwire, amasengesho ashyira ubwiza kuri Esiteri. Amasengesho atera umwami kuvuga ijambo rikomeye. Haravuga ngo Esiteri mugore mwiza, yamushyizeho ubwiza. Esiteri mugore mwiza, ushaka iki muri iki gihugu? Naho cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu nakiguha. Amasengesho niyo bakoresheje. Amasengesho yatabaye Abayuda
ngo hari umuyuda hose, hari abayuda hose hahabwa agaciro, aho bari hose bahabwa ijambo. Reka nze mbabwire, amasengesho niyo yazimije umugabo witwaga Hamani. Amasengesho niyo yamukuyemo ibyubahiro yari afite. Amasengesho niyo yatumye urumambo bari gushyiraho Morodekayi rwarateshejwe agaciro, uwarubambye akaba ari urubambwaho. Amasengesho niyo yatumye Esiteri na Morodekayi babaruzwaho imitungo ya Hamani aho iva ikagera. Amasengesho niyo yatumye Morodekayi isuzugurwa ku irembo ry'ibwami, atambagizwa umurwa n'umwanzi we wari ugiye kumwica. Ni amasengesho. Mbasabiye amasengesho, kandi ntuzareke gusenga. Nureka gusenga uzamenye ko urupfu rwawe rwageze. Nureka gusenga uzamenye ko aribwo ugiye guseba. Topasi evodrayi. Nureka gusenga umenye ko abaguhiga bazakubona. Nureka gusenga abakurwanya bazagutsinda. Nureka gusenga abakugenza bazagufata. Nureka gusenga ibigutinya bizagutinyuka. Nureka gusenga imyaka yawe yo kwiyongera izagabanuka. Nureka gusenga uzinjiza amarira utari kurira. Nureka gusenga hagati yawe n'Imana hazaba igikuta. Nureka gusenga uzaburetse ubuzima. Ngusabiye ibihe byo gusenga, ngusabiye kuba mu masengesho. Ujye usenga amasengesho, ariko usenge n'ay'uburyo bwose. Nusenga wicaye ukabona ntibiri gukunda, uzafata inzira ujye usenga unagenda, ariko uzasenge. Imana yumvise gusenga kwa Hana. Uyu mubyeyi witwa Hana ngo yagiraga ikigeragezo cy'umugore witwa Penina. Ngo we yarabyaraga ariko Hana ntabyare. Ngo buri munsi akamukina ku mubyimba, akavuga ngo uru rugo ujye uruba muri kurusezera kuko utigeze urubyaramo. Ariko rimwe ngo ajya gusenga Hana. Ajya imbere y'Imana arasenga. Asenga Imana yibwira yuko nta mwana agira. Mu masengesho yahakuye Samweli. Haleluya. Mu masengesho ahakura icyubahiro. Mu masengesho Imana ishimwe. Mu masengesho niho twakuye ibyo tubamo n'ibyo dutunga. Ibi byose mubona abantu bavuga bakaba baracitse ururondogo, baratanye umutwe, nta handi byaturutse, ni mu masengesho. Ibintu mubona byacanze abantu, hari ukuntu abantu ibintu bibacanga, kandi ndashimira Imana kwivuga. Ibi bintu mubona byacanze abantu, uriya mugore amayetaje ayakura he, ntakora, bijye bibacanga, bihore bibacanga, kubera yuko ni amasengesho abikora. Ibintu byose bidashoboka biva mu masengesho. Ibintu bitajya byemera biva mu masengesho. Ibintu udashobora kubonera icyerekezo uri mu masengesho urakibona. Urubanza rwananiranye rukemukira mu masengesho. Ibintu byose ni mu masengesho. Ngusabiye gusenga. Satani rero ahantu yakwiciye hambere yarakubwiye ngo ntuzongere gusenga. Burya Satani yaraguhemuje, yaranaguhemukiye. Nubona Satani akobashije akakubwira ngo ntuzongere gusenga bigakunda, uzahita umenya ngo ubu ndi mu maboko ye. Iyo abantu basenga bagasenga Imana by'ukuri, baba bari mu maboko y'undi muntu, ni Uwiteka nta wundi. Amasengesho aragabura, amasengesho ararinda, amasengesho aratabara, amasengesho arateturura, amasengesho afite ubushobozi, amasengesho afite ububasha, amasengesho agira imbaraga, amasengesho aradepasa, amasengesho araburana, amasengesho ararwana, amasengesho aratsinda, amasengesho. Ibintu byinshi bituruka mu masengesho. Mu masengesho dufite ibintu twahakuye. Twageze mu masengesho duhindurirwa izina. Twageze mu masengesho duhindurirwa amateka. Twageze mu masengesho duhabwa intebe zo kwicaraho. Twageze mu masengesho imyaka yacu yo kubaho iriyongera. Twageze mu masengesho tuhakura ubuzima. Twageze mu masengesho tuhakura ubugingo. Mu masengesho twahakuye icyubahiro. Mu masengesho twahakuye ijambo. Mu masengesho tuhamenyanira n'Imana.
mu masengesho tuhabonera Imana, mu masengesho tuhumvira ijwi ry'Imana, mu masengesho tumenya ibyejo, mu masengesho tumenya ibiriho, mu masengesho tumenya ibizaza, mu masengesho tumenya iby'abana bacu, mu masengesho tumenya ibya business zacu, mu masengesho tumenya ibyo mu mwaka, mu masengesho tukahamenyera iby'uyu munsi, mu masengesho tuhamboneye byose. Mbasabiye kuba mu bihe byo gusenga. Wowe utagisenga, wewe wazinutswe gusenga, wewe wabiteye umugongo, wewe wavuze ngo ntacyo bimaze, wewe wabonye nta mumaro, nje kukubwira ngo umumaro urahari. Ahubwo amasengesho umuntu arimo arasenga abameze nk'umuhinzi uri guhinga. Mu masengesho ukuntu bimeze, uba umeze nk'umuntu wateye imyaka. Iyo umuntu ahinze haratera, iyo umuntu ateye biramera, iyo bimeze birasarurwa. Ahubwo warateye, moteye mu gitondo ushaka gusarura mu gitondo, wateye nimugoroba ushaka gusarura nimugoroba. Ariko iyo umuntu yahinze, iyo umuntu yateye, arindira n'ikindi gihe cyo gusarura. Ya yandi wasengeye hahandi kanyarira, burya wari uri gutera. Ayo wasengeye mu rupfu, burya warateye. Ayo wasengeye hahandi wari urimo uratera. Ayo wasenze yitatu wari urimo gutera. Ayo umwe wasenze burya warateye. Na ya masegonda wari uri gutera, isengero wagiyemo, imisozi wagiyemo, ayo wiyirije ubusa, nje kukubwira ngo wari uri gutera. Humura bizamera, uzasarura. Bijya bimera tugasarura. Nanjye byarameze ndasarura, kandi n'ubu ndacyatera. Mu minsi mike hari ibindi nzasarura. Imana nihabwe icyubahiro. Nindi kubashishikariza gusenga, amaso yanjye yarabibonye. Amasengesho nasenze, ndasenga, fata amasengesho ibyumweru 2, ngenda senga mpagaze, ngenda mu muhanda muremure. Uwo muhanda nkawunyuramo senga ndi kugenda, kongera nkawunyuramo senga ndi gutaha. Nta muntu wamenyaga ibyo ari byo. Habaga ari ninjoro, nambaye ibintu ntagaragara wondiwe, ngenda mpamagara yera, ngenda nyihamagara yo kabyara. Ndayihamagara buri mugoroba, nkajya kuyihamagara, ndayibwira ngo ndengera, ndayibwira ngo sinzamware, ndayibwira ngo sinzakorwe n'isoni, ndayibwira inti ndashaka ibi, ndayibwira ngo ndashaka nibi. Irakabyara, ngiye kubona mbona irantunguye. Amasengesho arakora, Imana irabikora. Ntabwo ari ubwa mbere dusenga. Imana twarayisenze, kandi n'ubu turacyayisenga. Mu masengesho dufite ibintu byinshi twakuyemo. Mu masengesho hari abahakiriye indwara zidakira. Mu masengesho hari abahaboneye ubuzima, hari abahaboneye imbaraga, hari abahakuye uburinzi, hari abavuye mu nzu y'imbohe kubw'amasengesho, hari abavuye mu bitaro, hari abakize indwara zidakira, hari abakize, hari ababyaye batari kubyara. Amasengesho hari abantu yahaye akazi keza, hari abo yarambagirije, hari abo yateturuye. Amasengesho bifurije gusenga. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Haleluya, gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Amina, gusenga ni imibereho. Ndabizi gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho. Haleluya, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho. Gusenga ni ubuzima. Mu bintu bishobora guta agaciro, gusenga ntago birimo. Hanyuma shoje mbabwira ngo ntuzareke gusenga. Nimba utazi no gusenga, wige gusenga. Ibintu byinshi wabayemo ubitaho igihe, ariko fata umwanya wawe uwushyire mu gusenga. Uzabona ibivumbukamo, uzabona ibivamo, uzicaraho utari kwicara, uzabona ubuzima utari kubona, uzabona n'amahoro, uzahakura ibyishimo, uzahakura ibitotsi, uzahakura uburinzi, uzahakura ubutabazi mu gusenga. Gusenga ni ubuzima. Gusenga byambukije Abisiraheli inyanja itukura. Gusenga byatumye Uwiteka
arwanirira abisiraheli ahantu kuri Ayi, yabarwaniriye kuri Yeriko, yabarabarengeye mu Egiputa, kuko ijambo rivuga ngo mwanishye ndabumva. Gusenga, iyo uri gusenga Imana irumva, yitega amatwi kandi kaze gasubiza. Imana nibahe umugisha. Mfite ibintu byinshi nabonye mu masengesho, mfite amasengesho nasenze, nahakuye ibitangaza, nahakuye ubutabazi bw'Imana, nahakuye kongera kubaho, nahakuye ibyiringiro. Imana iguha umugisha, ngusabiye gusenga mu izina rya Yesu. Imana nibaha umugisha abari bumvise iyi nama narinde kubagira yo gusenga. Imana ibaha umugisha. Abatarakora subscribe nimuyikore, nimukore share na comment zanyu nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Amen.